twakibaza ngo kuki abantu batamenye isi tujyamo tuganamo. Iki ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza, ese isi twari tuzi mu minsi yashize, isi turimo n'isi tujyamo bihurira he, bitangira he? Kuki abantu batamenye ibiri kubategurirwa? Mbere yo gusobanura impamvu abantu batamenya isi tujyamo, reka tumanze turebe uko neretswe ikoranabuhanga n'igihe narigiriyemo. Mbere na mbere, abantu ntabwo bamenye isi tujyamo kubera ko abantu ntabwo bari hamwe. Ibintu byagaragajwe na bino bintu byo gukingira abantu bya covid bigaragarira ukuntu abantu bahise bafatwa huti bakajyana muri gahunda batabitegujwe, nta mahitamo ari ukubasunikiraho gusa kandi badateye hejuru ngo babihakane bivuye inyuma. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byabatunguye ku buryo batamenye n'igihe byabereye cyangwa byakorewe. Ushaka kujya impaka ngira ngo yabonye uko byagenze. Byagaragaye ko rero abantu nka muntu, nk'uko Imana ashaka kutuba hamwe tugahuza ikibi tukacyangira hamwe twese, ntabwo ariko bimeze. Reba mu bihugu byose ukuntu byahise bifata isi yose, ntihagire nuko pfura ngo avuge ati oya ibintu turabyanze, usibye babyanze ku giti cyabo, ariko umubare munini tuzi ko waguye mu mutego w'umwanzi. Abakihakana cyangwa babigiraho impaka, ni igihe gusa kizagaragaza ibyabagwiririye. Uko neretswe ikoranabuhanga rero, mbere na mbere uko nabivuze, ninje mu ikoranabuhanga mu 1998 neza ariko nabanje kubibona mu 1997. 98 nibwo internet yari kigera mu Rwanda. Hari uriya mugabo witwa Eric uteganye no kuri Ikorbeje, hari Ikorbeje no muri internet ya mbere yazi, haza zirazanyuma zo muri kiste zaje nyuma. Icyo gihe rero twinjiye muri internet n'ikoranabuhanga tujya gushakamo za email no gushakamo abantu bari hanze kugira ngo tubone uko twagira n'ubucuti nabo. Byarakomeje nkomeza gukunda ikoranabuhanga ndayiga, ariko impamvu mbivuze nuva iyo myaka yose 25 ishize ndi mu ikoranabuhanga nabonye n'iki kiri yihishe inyuma. Ese ikoranabuhanga riva he? Ikoranabuhanga rero nkirijyamo ntabona icyo nabyeretsweho. Ni igiki? Naricaye, urabona uyu munsi ushobora kwicara ukaba ufite nk'imbuga zirenze 10, 20, 30, cyangwa se ukaba ufite n'amakonti yo kuri izo mbuga arenze 20, 50. Kugira rero ngo ibyo bintu byose ushobore kubigenzura ubyibuke, ni ibintu biruhije. Icyo nabyeretsweho n'iki rero? Neretswe ko nagiye kubona mbona ngo hari kuza akantu kameze nk'ububiko bubika nk'umutwe nka flash disk, ngutu uzi ama flash disk, ama USB, noneho bikazakora ku buryo bizaba bigendanye n'ubwonko bwa muntu, kugira ngo umuntu noneho ajya ahita yibuka ibintu byihuse. Ibyo narabyiboneye ndabyerekwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo dushyire ubutumwa bwacu kuri utu twa USB, hazakoreshwa uburyo bwo gushyira ibintu byose biri kuri internet bibe bigendanye n'ubwonko bwa muntu. Ibyo ni ibintu neretswe ko bizaba, kandi ibi bintu byose bari gushyira mu bantu nicyo bigamije. Utari ubizi abimenye, hamwe n'izindi gahunda zizafatiraho nyuma. Ikoranabuhanga rero aho riragana hehe? Ni ukuvuga ngo mu mwaka wa 2030, mu myaka 8 isigaye gusa, ikoranabuhanga rigomba kuba byibuze 30% by'ubuzi bwo kwisi hose bwose buzabukorwa n'amarobo. Ni ukuvuga ngo abantu, ese niho bazagirwa amarobo, ese hazakorwa amarobo ameze nk'abantu, bizagenda gute? Ariko byanze bikunze mu myaka 8 iri imbere kugeza muri 2030 amarobo agomba gusimbura abantu mu buzi bunyuranye. Ibyo ni ibintu ngomba kwitegura. None rero iryo koranabuhanga riza gutya ukabona amatelefone
yikoresha imodoka zigenza ibyo byose. Yes, umuntu ashobora kubikora akabiprograma, ariko gahunda yabyo ivahe? Gahunda y'ikoranabuhanga ivahe? Ni ikibazo ushobora kwibaza ugashaka ibisubizo nawe, nkuko ubona abantu bavuga ngo bivi kuzimu aho bituruka hose. Ariko niki kibyishima? Ninde ubisunika muri ino si kugira ngo bikore gahunda zirwanya Imana, kugira ngo zikore gahunda yo gukorera Imana? Ariko cyane cyane byagaragaye ko umuntu wemera Imana, ukunda Imana cyane, ushobora gukoresha ikoranabuhanga kandi ukarwanya satani n'abambari bayo ukoresha ikoranabuhanga ryabo. Urabibona iyo umuntu aje akakwereka uwo ari we hano yaba kuri computer 90% burya muri we mu mutima we niko bameze. Ikoranabuhanga rero nk'abantu b'Imana tugomba kurikoresha tureba abantu abari bo, tukabafata abari bo, kuko burya nta hantu umuntu aba bukinze. Kuki satani ashaka kwinjira mu mubiri w'umuntu? Niki gituma satani ashaka kwinjira mu mubiri w'umuntu ngo awuhindure uko Imana yawanditse iwurema, ishyiramo kode z'Imana? Noneho satani agashaka kwinjira muri uwo mubiri ashyiramo kode ze kugira ngo ahindure umubiri. Nta kindi nuko satani azi neza ko nabasha kwinjira mu mubiri akawuhindura, bwa bumana butuma wibuka ibintu ugiye gukora ni bibi, bizagenda biva mu bantu buhoro buhoro kugeza abantu batagitekereza Imana na gato. Niyo gahunda. Ariko nerekwa iby'ikoranabuhanga ukuntu bizajya mu mutwe y'abantu, n'ibyo byose n'iyo migambi yose satani afite. Ariko nagiye kubona ko mbona Imana nyamana, Imana yacu iranyeretse, inyereka ko abantu bayo bazihangana kugera ku munota wayo. Imana izabaha ingufu zitigeze zibaho na rimwe, ku buryo abantu bazabona koko ko Imana ibaho, kandi izo ngufu zizanesha satani. Kuko bino bintu satani ari gukora ni iby'agahe gato, bizamara imyaka 3 n'igice gusa nk'uko byanditse. Ahasigaye imbaraga z'Imana zigaragariza mu bantu bayo Imana yatoranyije kandi ihoza mu biganza byayo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.